Hi guys, my people, my brother, ndagusuje wowe wihebeye taha iwacu Bliss, wowe wihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza. Ni iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazabema kubagezaho amakuru azaba agezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Reka amakuru yacu tuyatangirire mu gihugu cy'u Rwanda. Arereye umusore w'umunyarwanda, amazina ye yitwa taha iwacu Bliss, yamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie. Kuri uyu munsi reka amakuru yacu tuyatangire tariki 3 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022 ubwo habaga igitaramo cy'imbaturamugabo cyiswe Kigali Fiesta cyatumwe umuhanzi w'icyamamare w'umunya-Nigeria witwa Joeboy ni umu-artiste afite izina rikomeye cyane muri Afurika muri rusange ndetse no ku isi yose bitewe n'ingoma yagiye asohora zagiye zitrendinga muri Nigeria ndetse no muri Afurika muri rusange. Tariki 3 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2022 Joeboy yagombaga gutaramira abanyarwanda muri BK Arena. Ni igitaramo cyari cyahurijwemo n'abandi bahanzi b'ibyamamare hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri East Africa muri rusange, utirengagije Afurika yose dore ko bafite amateka yaba ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi yose muri rusange. Abahanzi bagombaga gutaramana na Joeboy bakomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda harimo Bushari, harimo Christopher, Ken Soul, Chris Easy, Bwiza. By'umwihariko nk'umuhanzi mukuru hano mu gihugu cy'u Rwanda agomba gutarama kuri uyu munsi yari Bruce Melodie, by'umwihariko na Joeboy nawe akaza gutaramira abanyarwanda. Byo navuga ko byari ku nshuro ya kabiri yarakoze performance hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri uyu munsi buri muhanzi wese wagombaga kujya kuri stage yagombaga gukora icyitwa live performance, ari nabwo haje kugaragara ubwo Ken Soul yari kuri stage yifuje gusaba abakunzi be ko hari indirimbo yaririmba mu buryo bwa playback. Abakunzi be baza kumwemerera indirimbo aza kuyiririmba. Igitangaza cyabaye muri iki gitaramo ni uko Bruce Melodie yavuye kuri stage, abafana hafi ya bose bagahita basuhuka. Ni igitaramo umuhanzi wa mbere yaririmbye yitwa Bwiza, ni umuhanzi wagize performance yo ku rwego rwo hejuru. Undi akurikirwa na Chris Easy nawe agira performance nziza. Ken Soul aririmba, Christopher aririmba, Bushara aririmba. N'abanzi bazi gukora stage yo ku rwego rwo hejuru, ariko buri muntu wese yari ategereje ngo Bruce Melodie nk'umuhanzi umaze umwaka asohoye indirimbo zigera kuri 14, nk'umuhanzi wakoze indirimbo ziri mpuzamahanga, nk'umuhanzi muri uyu mwaka wakoze European Tour, nk'umuhanzi muri uyu mwaka wakoze igitaramo mu gihugu cy'u Burundi, nk'umuhanzi muri uyu mwaka hagarariye abandi bahanzi bakomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda mu gitaramo cyabereye hano mu mujyi wa Kampala mu gihugu cya Uganda cyiswe Eddy Kenzo Festival. Buri muntu wese yibazaga ngo niba Bruce Melodie yaririmbye kuri stage iriho abantu barenga 50,000 muri Eddy Kenzo Festival, kuri uyu munsi ari muri BK Arena yakira abagera ku 10,000, araza kwitwara gute? Bruce Melodie ku ndirimbo ye ya mbere yatangiriyeho n'indirimbo yise Funga Macho ubaka kanya, imaze kurebwa hafi n'abarenga 790 ku rubuga rwa YouTube. Ni imwe mu ndirimbo ziri gutrendinga hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri East Africa muri rusange, dore ko nakubwira ko ari imwe mu ndirimbo ziyoboye izindi hari mu gihugu cya Uganda, by'umwihariko mu mujyi wa Kampala, dore ko amashusho y'indirimbo yitwa Funga Macho Bruce Melodie yakoreye hari mu gihugu cya Uganda ndetse akorwa na the video director ukomoka mu gihugu cya Uganda, Sasha Vibe. Bruce Melodie yaririmbye indirimbo zigiye zitandukanye nka Ndakwanga, Bado, Hands Up, Funga Macho ndetse n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye zakunzwe mu gihe cyashize nk'Ikinyafu, Ikinya. Indirimbo nyinshi yabashije kuririmba mu buryo bwa live, dore ko ari gucurangirwa na band
hano mu gihugu cy'u Rwanda ikomeye kandi band imaranye igihe na Bruce Melodie, ko navuga ko mu bitaramo Bruce Melodie agenda akora mu bihugu bigiye bitandukanye, yaba European Tour yakoze agakora muri Oslo mu gihugu cya Norvège, Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi, Hanover mu Budage, Lille mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse na Paris. Iyo band rimwe muri band yagiye yifashisha muri iyo tour yose yakoreye hara ku mugani Burayi. Wajya mu gitaramo yakoreye mu gihugu cy'u Burundi ni band yifashishaga, wajya mu bitaramo yagiye akorera mu gihugu cya Uganda mbere yuko ajya gukora European Tour ni band ihurana na Bruce Melodie. Navuga ko ari band izi neza uburyo Bruce Melodie aririmba. Bruce Melodie niwe muhanzi hano mu gihugu cy'u Rwanda kuri uriya munsi tariki 3 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka 2022 wakoze live performance yo ku rwego rwo hejuru, ku buryo buri muntu wese wari muri kiriya gitaramo yabashije kwishima. Noneho bigeze ku ndirimbo yitwa Hands Up ibindi bindi, Bruce Melodie yararirimbye ukabona abantu bamwe bahagurutse ariko hari abandi batarabyiyumvamo neza. Ageze ku ndirimbo yitwa Urabinyegeza, ni indirimbo yasohoye ubwo yafungurwaga hara mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura. Iyi ndirimbo yarayiririmbye buri muntu wese, umugabo, umusaza, umukecuru, bose barahaguruka bajya ibicu bishimiye live performance Bruce Melodie ari gukora kuri uyu munsi. Navuga ko Joeboy yamaze kugera kuri stage, abantu bananiwe, bamwe bari gushaka kwitahira, kuko iyo urebye umubare w'abantu basohotse Bruce Melodie amaze kuririmba, nakubwiza ukuri ko mu kigero cya 90% abantu bari bagiye muri cya gitaramo bajyanywe na Bruce Melodie. Hari abantu bamwe na bamwe nagiye nganira nabo ubwo nari ndi kwinjira muri BK Arena, bakambwira bati ngiye Bruce Melodie abaye atari muri iki gitaramo ntabwo nakabaye naje muri iki gitaramo, ku buryo umuntu akubwira ngo Bruce Melodie numwe mu bahanzi hano mu gihugu cy'u Rwanda baririmba live nziza, abaye atari muri iki gitaramo nakubwira yuko ntaba ndahangaha. Igitaramo cyararangiye, Joeboy ubwo Bruce Melodie amaze kuva kuri stage, Joeboy araza atarama hari ku isaha y'isa 7:40, abantu bamwe basohotse abandi binjiye. Ni ikintu navuga ko kitari kiza cyane, ariko nawe navugaho uburyo abantu basohotsemo nabo none byatewe n'amasaha, uko igitaramo ubundi cyagombaga kurangira ku isaha y'isa 5:30, ariko igitaramo byaje kugera ubwo birinda bigera saa 7:50 show itararangira. Ni igitaramo cyajemo umuhanzi cyangwa se producer hano mu gihugu cy'u Rwanda Element, aririmba indirimbo imwe, ni indirimbo yise Kashe. Abantu baramwishimira ku rwego rwo hejuru. Igitaramo kiza kwiharirwa na Itahe Wacu Bruce Melodie wakoze amateka muri Kigali Fiesta mu mwaka wa 2022 tariki 12 z'ukwa 12 no kuvuga ngo zari tariki 3. Bruce Melodie afite indirimbo, ni indirimbo yasohotse ku munsi w'ejo, indirimbo yakoranye na Double J ndetse na Kiriko Akiri. Indirimbo ku munsi w'ejo yagiye hanze ku rubuga rwa YouTube, imaze no kurebwa bagera n'ibihumbi 15 mu masaha agera kuri 2 gusa. Indirimbo iza gusibwa ivaho mu buryo butabasha kumenyekana, dore ko Double J bwe ku giti cye avuga ko ari abagambanyi bamugambaniye. Indirimbo ikaba yabasha gusibwa ku rubuga rwa YouTube kuri uyu munsi. Ni indirimbo yitwa Inzoga ni Baby, ikaba ari indirimbo yongeye gusubira ku rubuga rwa YouTube kuri YouTube channel ya Double J. Ni indirimbo akakanya wajya kuri YouTube ugasacinga Inzoga ni Baby cyangwa se Double J cyangwa se Kiriko Akiri cyangwa se Bruce Melodie ukabasha kuenjoyinga. Ni indirimbo iri mu njyana y'amapiano, ni indirimbo ibyinitse ushobora kubyina, ni vibe yo ku rwego rwo hejuru. Ikintu cyabaye kuri uriya munsi tariki 3 igitaramo Bruce Melodie yakoreye muri BK Arena, nuko Bruce Melodie yabashije guhura n'umuntu umukunda. Nuko umuntu ukunda Bruce Melodie witwa Olivier Fernandez yabashije guhura na Bruce Melodie. Kugira ngo Olivier Fernandez ahure na Bruce Melodie ni ibintu byakozwe na Yago. Olivier Fernandez mvuga nta wundi ninjye. Rezami ndagushimiye wese mo kudukurikira, ni iby'agaciro kandi komeza udukurikirane. I promise ko nazabema kubagezaho amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Rezami, see you, love you so much.